Ese wigeze wibaza impamvu abagabo benshi muri iki gihe bahunga ingo zabo? Kuki abagabo bashaka amahoro hanze y'urugo aho kuyashaka mu rugo? Murakaza neza ku mahoro mu muryango, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru zibitera n'icyakorwa kugira ngo ingo zigaruke ku murongo. Mbere yuko tujya mu bintu byinshi, nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bya hano ntibikagucike. Twihuse, ikintu cya mbere buriya kibitera gituma abagabo benshi bahunga ingo ni iki ngiki: kutitegura inshingano z'urugo. Abagabo benshi bashingira ku marangamutima gusa, cyangwa se nyine bashaka abagore bagendeye kuri emosiyo zabo, batiteguye inshingano ziremereye z'urugo. Iyo bahuye n'ibibazo aho kubishakira ibisubizo bahitamo guhunga. Ariko mbere ya byose nizere ko ntabwo tugamije gusesereza cyangwa se gukomeretsa umuntu uwo ari we wese. Ahangaha ni ukugira gusa ngo tubiganireho, tumenye ngo biterwa n'iki, bigenda gute, ese twabikemura dute kugira ngo dukomeze twiyubakire umuryango utekanye kandi umuryango wishimye. Icya kabiri, amakimbirane adashira. Urugo rurimo intonganya za buri munsi, amagambo mabi n'isezerereza rutuma umugabo yumva atishimye kuba muri urwo rugo rwe nyine. Icya gatatu, igitutu cy'ubukungu. Iyo umugabo ananiwe gutunga urugo, yumva adafite agaciro, isoni n'agahinda bituma ahunga aho gusaba ubufasha. Akavuga ati birananiye, wenda ibibazo bimbanye byinshi, reka nsohoke mu muryango nigendere. Ariko ntabwo ari cyo gisubizo cy'ukuri, turaza kubireba. Icya kane, kutubahwa. Umugabo udahabwa ijambo, asebywa cyangwa se atukwa cyangwa asuzugurwa mu rugo, atangira gushaka amahoro ahandi. Iki ngiki nacyo ngira ngo urakizi neza. Icya gatanu, ingero mbi n'imyumvire mibi. Iyo umuntu yakuriye mu muryango w'abantu bahungaga ingo, abifata nk'ibisanzwe. Niba warakuze papa wawe ntaba mu rugo, cyangwa se ukaba ubona bene wanyu abagabo baba barigendeye ingo bakazihunga, nawe umwana nawe iyo akuze, aricyo cyo kindi twavugaga ngo iyo ufashe ibyo uri gukora muri famiye yawe, ibyo uri gucamo uyu munsi, menya ko ari nawo murage burya uba urimo uraha abana bawe. Ni ikintu gikomeye cyane rero, wowe mugabo, wowe musore uri gutekereza gushinga urugo, cyangwa se wamaze kuba umugabo, ugomba gutekereza icyo kintu ukakimenya, ukagishyira mu mutwe wawe, kuko ibyo ukora, uburyo ubicamo, uko ubigenza, menya ko burya kiba ari ikiragano uri guha abazagukomokaho bose. ni uko biba byifashe. Guta urugo si igisubizo mu by'ukuri, kuko ibibazo bibaho, kandi uba ugomba no gushaka uburyo ubikemura nyine, nko kuba umuntu w'umugabo uri strong ukomeye. Ibisubizo biri mu biganiro, kwihangana no gushaka inama. Burya iyo uganira n'uwo mwashakanye, cyangwa se ukaba uri umuntu ubasha kwihangana, uyu munsi biba byanze, ariko ejo burya biba bishobora kwemera. Ikindi, ugashaka inama zijyanye n'uburyo abandi babigenza. Se kuki abandi bazubaka zigakomera, kuki ibibazo biza bakarwana nabyo bakabikemura, babigenza bate? Niyo mpamvu nazanye iyi cano nk'iyi ngiyi, kugira ngo tujye tubiganiraho mu by'ukuri, kuko nabonye ari ikintu abantu benshi batitaho, batanavugaho, nkaho kidashishikaje cyangwa se kitari ngombwa, ariko ni ibintu by'agaciro kandi gakomeye cyane tuba tugomba kuvuga, tukabiganira, kugira ngo dukomeze twubake sosiyete imeze neza. Niba wifuza urugo rukomeye, cyangwa se niba twifuza ingo zikomeye, abagabo n'abagore bose bagomba kubiganiraho, cyangwa se twese tukabigiramo
uruhare. Ahangaha ndashaka kuvuga cyane cyane ku bagore wenda mushobora kuba muri mu buzima butari bwiza budashishikaje, ugasanga umugore ari guhoza umugabo ku nkeke, biriya twabonye haruguru ari nabyo bituma rimwe na rimwe abagabo bahitamo kugira kwigendera, akagira wenda ubwo bukene, akagira izo stress zo gustragolinga higa amafaranga, akagere ko noneho na stress ari guterwa n'umugore, akavuga ati no reka nigendere njye kubaho njyenyine. Ariko mu by'ukuri twamaze kubibona ko si igisubizo cyiza, kubera ko burya uba uri gutanga ikiragano kibi. Inshuti yanjye rero mukunzi w'amahoro mu muryango, nizere ko iyi video hari ikintu igufashije. Niba hari ikintu iyi video ikumariye cyangwa se ikunguye nk'igitekerezo, kora subscribe, ukande like, ni byiza cyane. Unandike igitekerezo cyawe uko ubyumva cyangwa se icyo ubona cyakorwa kugira ngo umuryango nyarwanda umere neza, cyangwa se abagabo muri rusange bareke guhunga ingo, kuko uko bahunga ingo niko ibibazo bigenda byiyongera kuruta ibyo baba bagiye gukemura, kuko burya hari victime aribo abana cyangwa se umuryango muri rusange usanga babigendeyemo cyane cyane. Ndabakunda cyane. Aha ni amahoro mu muryango, nizere ko hari ikintu wungutse. Nizere ko wamaze gukora subscribe, ni byiza cyane. Ufite igitekerezo ugishyire muri comment, ubundi nibiba byiza usangize undi muntu umwe cyangwa babiri iyi video, cyangwa se benshi uko ubishobojwe, nta kibazo. Nizere ko iki kintu ugisobanukiwe, impamvu turazibonye. Niba uri umugabo wagerageza kwirinda, niba uri umugore ushobora gufasha umugabo wawe kuba atazagera kuri izi step tumaze kureba haruguru, kugira ngo mukomeze mwiyubakire umuryango umeze neza. Bye, reka dusubire muri video zikurikira. Murakoze cyane.